amakuru, Uwiteka yabahishe amakuru we, Uwiteka yabahishe amakuru we. Haleluya. Uwiteka yabahishe amakuru, bagerageza kuroga, barangiza bagerageza kuroga, Uwiteka akagenda twimana, bagerageza gutega, Uwiteka akadukwepesha, bagerageza byose. Ubwo mu Gisaka buranga, bakazana ubwo hakurya yaho, ubwo hakurya bwa Kwanga, bagatumiza ubwa Tanzania, ubwo bwa Kwanga. Mbese does Allah been for me with thunders me nature and us. Wewe wamba koteka gajini saguruka nkubwire, wowe turebana ni wowe urebye inyuma, tambuka wigira hano imbere nkubwire. Akica urupfu rubi, kumva Uwiteka ahisha amakuru ye, ahisha amakuru ye. Mbese amaze guhisha amakuru ye, amutegura yuko inzozi zizasohora muri Egiputa. Barangiza bakaza bagapfukama, mbese nta n'umwe uburamo, bagapfukama bose uko yabaroreye za nzozi. Mureke mbabwira mwabera b'Imana mwe, nshatse kubabwira ngo Uwiteka akomeza duhishire amakuru, inzozi zacu zizasohore, abantu bakiri bose abayahishe. Reka nkubwire, iyo Uwiteka ataza guhisha amakuru yawe ahantu mu kazi wicare, nshatse kubwira ngo ntabwo wicaye kubera yuko bagashakaga, bakurushaga diplome, bakurushaga ubushobozi, ariko bitewe nuko Uwiteka gufite ku mutima we, aguhishira amakuru, urangije urahicara, ikagendana n'umuntu, yarangiza igatabarana nawe, yarangiza imirimo akoze ikaba ari itangazamakuru. Imirimo mugiye gukora nigiye gutangaza, imirimo mugiye gukora bantu baka. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Hani mugoboka, hani mugoboka, yewe ni mugoboka, iwe ni mugoboka, iwe ni mugoboka, yewe ni mugoboka, Imana ni mugoboka, babyeyi ni mugoboka, ni mugoboka, Ndagabo ni mugoboka, Afore ni mugoboka, Imana ni mugoboka, yewe ni mugoboka. Eye irabishoboye, eye irabishoboye, eye irabishoboye. Hallelujah, hallelujah. Mwarekeye aho, mwarekeye aho, mwarekeye aho. Ubu ahantu ibintu bigeze, ahangaha hateraniye guverinoma y'ijuru. Umuntu urimo, mbese abantu muri mu kuyumva. Haleluya. Korari iraririmbye, iririmba imbaraga z'amasengesho, dayimoni ziracwiragira, dayimoni ziracwiragira, ikirere gisigara kera, abantu twese dusigara twumva, abantu twese dusigara. Nitegerezaga umuntu warebye mu iteraniro akareba, wari kugira ngo abantu ni marayika, ni abamarayika bavuye mu ijuru. Nonaha dushimiye Imana yuko ijuru ryateraniye hano, dushimiye Imana ko ijuru ryateraniye hano, dushimiye Imana ko ijuru ryateraniye hano. Amazina yanjye nitwa Rumuriza Herimani, naturutse i Huye, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 5. Turashimira Imana ikitubesheje mu mujyi wa Huye. Imana ishimwe. Haleluya. Abaye igitaramo
gihita kinyibutsa igitaramo kimwe uyu mugabo bita Sipira yagiye kudutegurira mu rwego rw'akarere, arakidutegurira gihagurukiramwo ibirema, gikorekeramwo imirimo, akarere kose kateranye iminsi 7 yose. Mana Sipiriye, wakongera ugakora gashya, wakongera ugakora gashya, byose ko ari ahandi Imana yarangiza ikamamara. Imana yaramamaye mu karere ka Huye. Shimiye Imana. Dutaramiye Imana bita binyibutsa umugabo bita Fabien wari wananiwe kubyuka ahantu aryamye. Umugabo muremure. Dutambiye Imana ndabyibuka, Sipira amuhamagara ngo azamuke, bamuzana bamutereye muri ayo masengesho muri icyo gitaramo. Arangije amasengesho mubyutsa ahantu yarari, uzamuhamagare azaho ubuhamya abantu b'Imana, ababwira ahantu Imana ikura. Ni umukozi w'Imana. Uyu munsi wa none ahagarariye ivugabutumwa kuri paruwasi mu Matyazo. Ni umuntu w'umugabo uvuga Yesu, arimo aragenda amwamamaza hose, avuga imirimo itangaje yakoze. Dushimiye Imana igikora imirimo itangaje. Haleluya, haleluya. Ubundi Yesu ni nyakubahwa, ni nyakubahwa, ni nyakubahwa. Ntabwo muri mu kubyumva, ni nyakubahwa. Kubera ibintu byose akora abikora mu cyubahiro, yarangiza akabirangiza mu cyubahiro. Imana ishimwe. Twisomere ijambo ry'Imana dusanga twisomere ijambo ry'Imana dusanga mu cyambere cya Samweli igice cya 17, igice cya 17 dusome n'umurongo wa 55. Abo tukiri kumwe, haleluya. Abantu bakirana mu iteraniro, haleluya. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 55. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 55. Aravuze ngo ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ati, harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri nawe aramusubiza ati, mba ntumutabaho nyagasani nkamumenya. Umwami aravuga ati, baza se w'uwo muhungu uwo ari we. 57. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Kuri Imana ishoboye iby'abana n'abantu badashoboye wowe urabishoboye, iby'imiryango idashoboye wowe urabishoboye, inshuti zidashoboye wowe urabishoboye, imiryango mpuzamahanga ibyo idashoboye wowe urabishoboye.
Haleluya. Mana zakani, Mana ikomeye cyane. Turi muri rino teraniro, ntunyemerera Uwera wa Isiraheli utubikira amakuru. Nutubikira amakuru, ababyeyi babikira amakuru, abagabo babikira amakuru, abasore n'inkumi babikira amakuru. Uwiteka Nyiringabo Wera, imbaraga zawe no gukomera kwawe bikomeze bikore. Urakoze, turagushimiye, tugushimiye yuko urukiye muri ino teraniro. Haleluya, haleluya. Turagushimiye kubera ko urukiye muri ino teraniro, kandi ikikurukije ni ugukora. Ikikurukije ni ugukora. Hatalala selele mamone vosisa hitazalala mendosa ndahi shariri mangoza hi. Ikikurukije ni ugukora. Uwera wa Isiraheli, ngaho nyemera urukire kwigaragaza, ugaragaza imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Twaherukanaga mu minsi yashize. Shimiye Imana yanciriye inzira nkagera ahangaha. Imana yo mu ijuru nishimwe. Nimumva umuntu ashimye Imana ngo ayagenza urugendo rugenda amahoro, abantu bose bagenda ntabwo ariko urugendo barurangiza amahoro, ariko dushimiye Imana yuko yaduciriye inzira tukagera ahangaha amahoro. Shimiye Imana yuko nawe yaguciriye inzira ukagera ahangaha amahoro. Ibyari kukubuza kugera ahangaha byari byinshi, ariko Imana ishimwe ko yaciye inzira. Zamura Yesu icyubahiro. Mu kanya gatoya cyane kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, mwarimu yakomeza kuvuga ngo babishorogotoye. Ndimukumva babishorogotoye nanjye, ndimukumva babishorogotoye, kandi umva nshaka yuko byibuze uza kuva ahangaha wumva hari ibintu Uwiteka yakoze ku buzima bwawe. Ndashaka kubaganiriza gatoya ku ijambo rivuga ngo Uwiteka guhishira amakuru. Abangaba bose baciye ahangaha nuko Imana yabahishiye amakuru. Buriya yiza gutangaza amakuru yawe mbere, ntabwo watambutse ahangaha. Imana ishimwe igihisha amakuru. Haleluya. Imana ishimwe igihisha amakuru. Mureke mbabwire ababyeyi, mwebwe mushatse mwazajya mubyumva cyane, kubera yuko iyo Uwiteka ataza kubahishira amakuru, shatse kubabwira ngo naho ngaho mwicaye ntabwo muba muhicaye. Nangaha mwicaye ntabwo muba muhicaye. Ndashaka kubabwira, hari abamarutse kubwira ndangije ndababwira ni Yesu yabashyize kuri lisite abakuye ku mugereka. Babyeyi mwebwe Yesu yabashyize kuri lisite abakuye ku mugereka, kubera yuko mwibuka yuko mwebwe abantu mubyumvise kabiri gatatu. Ntabwo mwebwe mwabarwaga n'ikimenyimenyi. Nusoma ahazi 5,000 harimo ijambo rivuga ngo utabaremwe abagore n'abana. Dushimiye Imana yabakuye ku mugereka, yarangiza ikazi ikabashyira kuri lisite. Namwe uyu munsi murasengana n'abagabo. Imana yo mu ijuru nishimwe, muyikomere amashyi menshi cyane. Nuko Uwiteka yabahishiye amakuru. Ubundi babyeyi mureke mbabwire, nimugera mu rusengero muzajya mufashwa uko mubyumva, kubera yuko hari igihe mutari murufite mu ijambo. Nimugera mu rusengero muzajya ufashwa uko ubyumva bidateje isoni. Uzajya ufashwa, nimba ari ukubyina bigufasha ubyine, nimba ari uguca umugara bigufasha uwuce. Kubera iki? Uwahaye ijambo Mana we, uwahaye ijambo Mana ararigira.
iyo mubyeyi wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Iyo mupapa wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Yego Mana ararigira, yego Mana ararigira. Hallelujah. Ndashaka kubibutsa yuko iyo Yesu ataza kubaha ijambo uyu munsi wa none ahangaha muri ntabwo muba muhari, ariko Yesu, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe yabakuye ku mugereka ikabashyira kuri lisite. Ndashaka kwibutsa yuko mu minsi yashize, haleluya, muherutse kwibukwa abatari mufite ijambo. Umubyeyi wacu arangije nawe araribaha. Uyu munsi wa none ufite senkani mu rugo rwawe mubyeyi, ariko ntabwo mubyumva. Nimba mwabyumvaga mwavuga ngo amen. Ndashaka kubabwira ngo mufite senkani. Imodoka yajyaga ijya kugurwa ntumenye uburyo yaguzwe, ariko Imana ishimwe kubera ko uyu munsi ufite senkani ijya kugurwa ubizi. Inzu yajyaga ijya kugurishwa utazi uburyo igurishijwe, ntube no mu bagabo, ariko Imana ishimwe kubera yuko icyubahiro kwa Yesu babyeyi, icyubahiro kwa Yesu babyeyi, icyubahiro kwa Yesu babyeyi. Uyu munsi wa none icyangombwa cy'ubutaka nawe ugifiteho senkani kubera yuko wavuye ku mugereka. Ngababyeyi mwenyine kabiri gatatu. Ndashaka kubibutsa kuba twese duteraniye ahangaha nuko Imana yimanye amakuru yacu. Y'Imana iza gutanga amakuru yawe. Ngo nimuvuga ngo amina cyane, nimuvuga ngo amina cyane. Kuba mugenda mugahabwa iminani wanyu nuko Uwiteka yabahishiye amakuru. Amakuru yanyu arangije arayahisha, amaze kuyahisha. Shatse kubabwira ariko bene Selofuhadi, zamura Yesu icyubahiro. Bene Selofuhadi ngo baritegereje babona mu muryango nta mwana w'umuhungu wavutsemo. Baje avuga ngo iyi gakondo nta wundi igomba kuragwa, tugomba kuyiburana. Uyu munsi wa none musigaye na gakondo ziwanya muvuka musigaye mujya kuzibura. Nukubera yuko yabahishiye amakuru. Amakuru araha. Ndashaka kubabwira ngo rero n'umugabo, n'umugabo Yesu, n'umugabo, n'umugabo w'intwari, n'umugabo Yesu. Mubivuge n'umugabo Yesu, n'umugabo, n'umugabo w'intwari, n'umugabo Yesu. Tutagiye kure, ndashaka kubibutsa yuko yataza kuduhishira amakuru. Babyeyi yataza kubahishira amakuru. Ndashaka kubibutsa yuko bamwe iyo babambitse yakanzu y'icyatsi kibisi babinjije ahandi. Ndashaka kubwira ngo hari abadayimoni bahita baza nabo bakaza inyuma yawe, ariko data yarangiza akaguhishira amakuru akagendana nawe, bagakora sezariyene
bakuramo umwana marayika w'umwami Imana ahagaze, umwana akarira marayika w'umwami Imana ahagaze, bakakubwira ngo wabyaye umuhungu marayika w'umwami Imana ahagaze. Ni amakuru Uwiteka aba yahishe, kubera yuko abantu bose binjiye hariya. Ntabwo ariko zamureze icyubahiro we wavuyemo. Ndashaka kubabwira ngo Mungu wanyu nuko data hari amakuru yahishe, iyo ataza kuyahisha uyu munsi nawe urwaye ruba rwarasenyutse nk'urwa runaka muturanye. Zamura Yesu icyubahiro kubera ko akomeje kugenda guhishira amakuru. Zamura Yesu icyubahiro mukomere amashyi ko akomeje kugenda aguhishira amakuru. Reka nkubwire ntabwo yatangaza amakuru yawe. Ni wowe wayahishe. Mukore mu kiganza mubwire ngo Yesu ni wowe wayahishe. Yesu ni wowe wayahishe. Reka nkubwire iyo Uwiteka ataza guhisha amakuru yawe ahantu mu kazi wicaye, shatse kubwira ngo ntabwo wicaye kubera yuko bagashakaga, bakurushaga diplome, bakurushaga ubushobozi, ariko bitewe nuko Uwiteka gufite ku mutima we aguhishira amakuru. Urangije urahicara uwicara abapiganwa utazi umubare wa nshimiye Imana igomeza kugenda ihisha amakuru. Ngo iki? Ngo ndabeshya? Ndakubwiye ngo umva ahantu uri, ahantu utuye nuko data njye ndumva nshaka kuza gusenga Imana. Ndashaka kubwira ngo kuba baguterereza amahembe warangiza nagufate, nuko data ahisha amakuru akaguhishira amakuru, ukagenda iperereza ryawe arihisha. Shaka kubwira ngo aba perereza amakuru yawe ni benshi. Atandaza lola bini force me anyway sisa. Shatse kubabwira ngo na makuru Uwiteka ahisha. Wicaye urugo wicayemo na makuru Uwiteka yahishe, kubera yuko hari benshi barushakaga. Zamura Yesu icyubahiro. Umva ko wararambagiwe warangiza ugashyingirwa. Shatse kuvuga ngo suko batashatse kubwica, nuko Uwiteka ahisha amakuru. Nuko Uwiteka ahisha amakuru. Kuba ufite abana 5, 6, 7 suko abarozi baruhutse, nuko Uwiteka yabahisha amakuru. Uwiteka yabahisha amakuru. Uwiteka yabahisha amakuru we. Uwiteka yabahisha amakuru we. Haleluya. Uwiteka yabahisha amakuru. Bagerageza kuroga, barangiza bagerageza kuroga, Uwiteka akagenda twimana. Bagerageza gutega, Uwiteka akadukwepesha. Bagerageza byose, ubwo mugize akaburanga bakazana ubwo hakurya yaho, ubwo hakurya bwakwanga bagatumiza ubwa Tanzania, ubwo bwakwanga mbese bakabutegera. Ndashaka wababwira udushyira hamwe twabo turi muri uyu mujyi dushimiye Imana utudukwepesha. Ngo iki? Dushimiye Imana ikidukwepesha utwo ducu. Ndashaka kuza gusengera abantu bamaze iminsi bahura n'imbaraga z'amahembe, aza mu nzoka, akaza mu nzoka, kabano uri murarwana. Reka nkubwire nuko Uwiteka aguhishira amakuru ryaguhitana. Kwaravuye ukava warangiza ugakira, kwagiye kuva ikintu kiragucumiza mu nda warangiza nuko Uwiteka yimanya amakuru yawe riba ryaraguhitanye. Ndumva nshaka ko tuza gusengera abantu.
Imana ikomeze yimane umugabo bita Dawidi. Uyu mwana Yesayi ubundi avuka mu muryango w'abantu bakomeye. Iyo umuntu avuka mu muryango w'abantu bakomeye afite amahirwe yo kuzakomera, bafite amahirwe yo kuzagira guteye. Ariko Dawidi we siko byari bimeze, kubera yuko bamukuye mu bakomeye barangije bamwohereza iyo ngiyo. Ariko Imana yimana amakuru ye ari mu ntama. Imaze kwimana amakuru ye ari mu ntama, ariko ashatse kubabwira ngo yari ifite umugambi kuri we. Yari ifite umugambi yuko azakura igisuzuguro Abisirayeli bari barimo. Yari ifite umugambi. Ashatse kubabwira ngo ikwimanira amakuru ifite umugambi ku buzima bwawe. Imana yimana amakuru yawe ifite umugambi mwiza. Ababyakiriye muvuga ngo amen. Imana amakuru ye. Sawuli akora amanyanga arayiyongeza, mwene data yabitubwiye. Arangije ngo Imana ihaza amanyanga ya Sawuli. Imaze guhaga amanyanga ya Sawuli, irangije ngo itibona yuko igihe kigeze kugira ngo Dawidi ahagare mu cyimbo cya Sawuli. Shatse kubabwira ngo akantu reka ne kukavuga, ariko narinjaza kubabwira ngo hari abantu Imana igiye guhagurutsa mu byicaro yicaza abandi bitewe n'amakuru Uwiteka yishe. Twihuza cyane turenga aho ngaho. Uwiteka nuko duhishe amakuru. Nusoma 10 nusoma 3 karindwi Itangiriro, Imana yishe amakuru y'umugabo bita Yosefu. Imana yishe amakuru ye. Nusoma 18 yayishe amakuru ye. Ariko imirimo yakoze ituma inzozi ze zisorera muri Egiputa. Shatse kubwira ngo wikwisobanura, witanga impamvu, icyo ukora kizagaragaza uriwe. Ariko ntabwo byumvise. Icyo ukora kizagutangariza amakuru. Icyo ukora kizagutangariza amakuru. Kuza cyane Dawidi yari yarimikishijwe amavuta. Amaze kwimikishwa amavuta ngo igihe kimwe se Yesayi ngo amutuma, warangije ava mu ntama. Avuye mu ntama, ariko Imana yari yarimanye amakuru ya kera. Yiza gutanga amakuru ye. Sawuli ntabwo ari kumugwa amahoro. Yiza gutanga amakuru ye. Bakuru we ntabwo bari kumugwa amahoro. Ariko nshimiye Imana ijya yimana amakuru ntiyatangaze. Yarangiza kwanga kuyatangaza ikazayatangaza igihe kigeze. Shatse kubabwira ngo igihe kirageze kugira ngo Imana itangaze amakuru yahishwe ku buzima bwawe. Igihe kirageze kugira ngo Imana itangaze amakuru yahishwe ku buzima bwawe. Ngo arangize Yesayi amutekerera impamvu yo gushyira abakuru. Arangije ngo ahaguruka ajya muri abakuru ba ku rugamba. Ariko ahagurukana n'umugambi w'Uwiteka. Ahagurukana n'umugambi w'Uwiteka. Ahaguruka Imana yarahishe amakuru ye. Ahaguruka Imana yarimanye amakuru ye. Shatse kubabwira ngo yiza gutanga amakuru ye. Ntabwo yari kwenda. Sawuli ntabwo yari kwemera yuko ajya kurwana n'Umufilisitiya. Kubera ko mu bintu byashavuje Sawuli bikamutera umutima mubi, bigatuma muhiga kugeza ku rwego yumva adakwiriye kubaho. Ni igihanga cy'Umufilisitiya. Undi hari abantu batarimo gushimishwa n'ibyiza umuntu akora, bababazwa nabyo. Ariko reka nkubwire, nimba urimo gukora ibintu byiza, shaka kubwira ngo Imana ikomeje guhisha amakuru yawe. Twihuza cyane kugira ngo twisengere Imana. Yimana amakuru ya Yosefu.
arangije arota inzozi zirotorera bakuru be. Amaze kuzirotorera bakuru be, bakuru be ngo birangije birabarya. Bimaze kubarya ngo bamwanga urwango rubi. Barangije kugeza ku rwego umubonye wese yakenya amenyo. Shatse wumubwira ngo burya abantu bose ntabwo ariko bakwishimiye, ntabwo ariko bakwishimiye. Wango yababwiraga iza rose gusa, bagahita bazisobanurira. Mbese ngo bamara kuzisobanurira bagahita bafata ibintu koko tuzatume bisohora. Reka nkubwire, abahiga ngo bye kuzasohora bizasohora bakiriho. Abahiga ngo bye kuzasohora Uwiteka agiye kubima amakuru. Abavuga ngo bye kuzasohora Uwiteka agiye kubima amakuru. Abikora bahari, haleluya, abikora bahari. Umva, utwite bahari, ushaka bahari, ubyara bahari. Uwiteka yimana. Ngo arangije Uwiteka yimana amakuru ya yuko bazamupfukamira. Barangije ngo nabo bajya kuragira. Bagiye kuragira, ise ngo yaramukundaga cyane. Arangije ngo bamubwira tumva Yosefu mwana wanjye, birakwiye kujya kureba bene so ukanzana amakuru ukambwira ukuntu bameze. Ariko ngo Imana isha amakuru ye, agenda Imana yisha amakuru ye. Ngo bakimukubita amaso bari kure, barangije baravuga ati inzozi zirarangiye, ibya Karosi birarangiye, ibya Karosi birangiriye ahangaha. Ngo batatangiye kuvuga ngo turagatanyaguza, turakica urupfu rubi. Kumbe Uwiteka ahisha amakuru ye, ahisha amakuru ye. Mbese amaze guhisha amakuru ye, amutegura yuko inzozi zizasohora muri Egiputa. Barangiza bakaza bagapfukama, mbese nta n'umwe uburamo, bagapfukama bose uko yabarotoreye za nzozi. Mureke mbabwira mwabera b'Imana mwe, nshatse kubabwira ngo Uwiteka akomeza duhishire amakuru. Inzozi zacu zizasohore, abantu bakiri bose. Inzozi zacu zizasohore. Bwira uwo mwicanye ngo zizasohore. Ukuroga hari, zizasohore. Umunyeshyara hari, zizasohore. Utakwifuriza urubyaro hari, haleluya, zizasohore. Abagutega bagihari. Reka ndumva tugiye kwisengera n'Imana. Ndumva ari ibintu byinshi byo gusengera kubera ko mwarashize. Dawidi ngo arangije ajya muri abakuru be. Imana yimana amakuru ye. Arangije ngo aragenda agera mu rugerero rwabo. Amaze kugera mu rugerero rwabo ngo asanga Umufilisitiya yarababerageje. Nshatse kubabwira ngo igihe kirageze kugira ngo Imana igaragaze uwo uri we. Reka nkubwire, igihe kirageze kugira ngo imirimo ukora igaragaze uwo uri we. Igihe kirageze, haleluya, igihe kirageze kugira ngo ibikorwa ukora bimenyekanishe uwo uri we. Utisobanuye, utavuze ngo uri mwana. Igihe kirageze kugira ngo imirimo ukora itangaza amakuru yawe. Igihe kirageze kugira ngo imirimo ukora itangaza amakuru yawe. Ngo arangije akigerayo, arangije Umufilisitiya ngo avaho yarari, arangije atuka Imana, atutse Imana. Dawidi birangije biramubabaza. Uzajya ubabazwa n'ikintu kibi gikorewe mu murimo w'Imana. Ngo arangije amaze kubabara, uyu mubabaro uragenda ugera ku Mana. Nshatse kubabwira ngo hari imibabaro yose ntabwo ari kugera ku Mana, ariko hari umubabaro ugera ku Mana. Umubabaro ubabariye ku murimo wayo, uyu mubabaro uragenda ukagera ku Mana. Uyu mubabaro kandi ndashaka kubabwira ngo uyu mubabaro ntabwo ugenda gusa, uyu mubabaro usobanura umuntu uwo ari we. Uyu mubabaro usobanura umuntu. Ngo arangize biramubaza. Papa Imana iguhishira amakuru kugeza ku gihe uzazamukana igitangaza amakuru yawe. Uyu munsi wa none Imana ikomeze yahisha. Dusenge. Ndumva ashaka gusenga Imana.
ndashaka gusenga Imana, tugasengera abantu Imana ikabayishura amakuru. Reka nkubwire, abarozi bagerageje gushakisha amakuru yawe, baragutega uko bwije uko bukeye, baragushakisha. Shima Imana ibahisha amakuru. Ndumva ashaka gusenga Imana ikakomeza ikaduhishira amakuru. Ndashaka gusengera abantu bamaze iminsi barwana n'imbaraga z'imyuka mibi, bamaze iminsi barwana n'imbaraga z'imyuka mibi. Umaze iminsi urwana n'umwuka w'inzoka, inzoka nyanzoka, uyu mwuka w'amahembe. Umaze iminsi urwana nawo, tambuka wigira ahangaha imbere. Umaze iminsi urwana n'umwuka w'inzoka, tambuka wigira ahangaha imbere. Dusenga Imana, twirukane uyu mwuka w'amahembe ku buzima bwawe. Ndashaka gusengera wowe umaze iminsi warwaye umutwe, urangiza umera nk'usadutse, bijyana ijisho ry'iburyo, bijyanirana n'ukuboko. Uyu munsi wa none niyo uhumetse, uhumeka nk'umuserebanya, humekera mu kwaha. Tambuka nawe tugusengera Imana. Imana yimana amakuru yawe. Hatalala bakita zamone wisandabi. Imana yimana amakuru yawe. Reka dusenge. Shaka gusengera. Mureke mbabwire, nimukumva Imana yurukije ikirere kizima hahantu. Mwari ahangaha kuri no torero, Imana ihurukije ikirere gikomeye, ihurukije ikirere gikomeye. Ahangaha marayika, haleluya, marayika hano urukiye, marayika ukiza. Bundi abantu bazajya baza kare, musengera ibintu by'ibirwara hakiri kare. Shaka gusengera umuntu iwarwaye indwara z'imyuka mibi, amaze iminsi arwaye indwara z'imyuka mibi, arwaye n'abadayimoni bamutura hasi. Nawe utambuka wigira y'intangaha, tugusengera Imana. Imana yimana amakuru yawe. Ndashaka gusengera umuntu umaze iminsi iwe ajya kumva acitsemo kabiri, akajya kumva acitsemo kabiri. Bikunda kumuha igihe kirekire cyane, yarangiza agahita afatwa n'ubushyuhe bwinshi. Tambuka nawe tugusengera Imana, tukwingingira Imana. Imana yirukana uyu mwuka ushaka kukwica imburagihe. Banguka tugusengera Imana, kubera ko ndimo kumva Imana ahangaha, ikirere ndimo kumva cyarese. Haleluya, tambazana la defense ene waya sisa table force me mani wisandas netoshika ya baya force. Reka dusengera umuntu iwe yarose avuye, mbese yarose ajya gushyingura umwana we. Twirukana umwuka w'urupfu, twirukana umwuka w'urupfu. Tambuka tugusengera Imana. warose icyo kintu kiza, nimwe dusengera icyo kintu. Imana izi ko mbonye Imana, ndimo kumva Imana iza gukora aha hantu. Ndashaka gusengera umuntu muri materaniro, iyo aryamye ararira, umwuka wo gufatwa n'agahinda gakabije, ari mu buriri yarangiza kumva arimo ararira. Tambuka nawe tugusengera Imana. Afatwa n'amarira nijoro, yarangiza akarira, akikangura yumva ari mu kurira yabogosha. Uyu ni umwuka mushobora no kuguteza kwiyahura. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru shatse kubabwira ngo itanze itangazo rivuga ngo ikuyeho uyu mwuka. Tazalala binifo me withandas me nature andos. Wewe wamba ko teka gajini saguruka nkubwire, wowe turebana ni wowe urebye inyuma. Tambuka wigira hano imbere nkubwire. Fukamanga nituza kurangiza gusenga, ndibuze kubwira gahunda zawe. Haleluya, tugiye gusenga Imana.
wisandabi efazamando sandasmi anyway sisa. Ndashaka gusengera umuntu warose yasaze banguka hano hantu tugusengera Imana twirukana uyu mwuka wo gusara ku buzima yarose yasaze mbese agenda atoragura Imana agenda atoragura ndashaka kubabwira ngo hari Imana yarose agenda atoragura mbese atoragura ariko Imana iravuze ngo ikuye mwuka w'ibisazi ku buzima bwe tosha lona befo Pavose mone wisanda binikita sabo. Yes. Hey. Aro muririmbyi ahangaha we yarose yapfushije umugabo. Ararira mu nzozi. Ararira umutima we kumbese. Aho yabyakire nuko yakangutse agasanga ari mu nzozi. Nawe utambuke tugusengera Imana twirukana umwuka w'urupfu ku mugabo wawe. Imana mwijwe tugire neza cyane tugiye gusenga Imana. Sibire mwari igira hino usenga Imana kubera yuko Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye hanga kuri uyu musozi. Imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye hano kuri uyu tokazo befoze mone witsandabi foza lola sima ando zalo la koze cyo abemerera kujya mu myobo barangiza bakarindira ubutabazi bwa Dawidi. Uvuga ngo amen. Amakosi bakoze abemerera kujya mu myobo barangiza bakazajya bumva umufirisi yavuga bakarindira ubutabazi bwa Dawidi. Shatse kubabwira ngo Imana yishe amakuru agendana ubutabazi. Uwimana yahishe amakuru agenda n'ubutabazi. Umubyeyi Imana yahishe amakuru agenda n'ubutabazi. Umugabo Imana yahishe amakuru agenda n'ubutabazi. Umusore Imana yahishe amakuru agenda n'ubutabazi. Umukobwa Imana yahishe amakuru senda lala sirili mango standards anene paya sirilima agenda n'amakuru agenda n'ubutabazi. Ngo arangije ahagera afite ubutabazi. Ikosi yari yarayiririye ku ntare. Ndashaka kubabwira ngo utari wakora ikosi ikomeye. Nicyo gituma bene so bagucaho barangiza bakagucaho bashonje warangiza ukabona nta kintu bikubwiye nuko wakoze ikosi yoroshye. Ntabwo wakoze ikosi yatabara abandi. Dawidi ngo yakoze ikosi yo gutabara igihugu. Ayikorera ku ntare, ayikorera ku idubu. Imana ihisha amakuru. Aya makuru yuko yakoze iyi kosi Imana yarayahishe. Imana irangije kuyahisha kumbi igiye kuyatangariza kwa Sawuli. Shatse kubabwira ngo amakuru haleluya amakuru y'ubutabazi agiye gutangarizwa ubwami. Amakuru y'ubutabazi agiye gutangarizwa ubwami. Ngo arangize ngo umufirisi atuka Imana yumva. Arangije aravuga ati ubundi ndashaka kubabaza uriya muntu urimo gutuka Imana ni muntu ki? Ngo barangije batavuga ngo ni umufirisi. Arangije yumva imbaraga yumva amavuta aje muri we. Arangije arabanza baza amakuru ye. Aravuga se uri Imana yaba yaramubikiye amakuru cyangwa se amakuru ufite yo kumuca igihanga. Aya ni impamo. Ngo bakuru we barangije baramuvuga ngo wa munyabwibonewe. Shatse kubabwira ngo umuntu haleluya umuntu Imana izacisha mu butabazi aca mu bintu bikomeye ugende gakeya. Baravuga ngo wa munyabwibonewe za nama za soazi sigende. Kumbi ntibamenya yuko afite amakuru yo kubatabara. Ngo arangije abaza amakuru y'umuntu uzicuriye mu Filisiya. Shimiye Imana. Aya ngayo ntabwo bigiye bayahisha. Hari amakuru batazahisha bitewe n'umubabaro. Hari amakuru batazahisha umva bitewe n'igihe bamaze mu mubabaro. Hari
amakuru batazahisha bitewe n'igihe bamaze mu myobo. Hari amakuru batazahisha. Ngo barangije ahita ngo bamubwira ngo iby'umwami yahize. Haje avuga ati nimunjyaneyo noneho. Bamugejejeyo. Sawuli ngo arangije amureba ingenda murasingerekero. Hava turiya mugabo amenye intambara uracyara kumugenda. None nimukubona utabishobora. Ndashaka uvuga ngo ibyo abantu babona utashobora. Nimba Imana yarakubikiye amakuru. Haleluya. Ibyo abantu babona yuko utashobora. Nimba Imana yarakubikiye amakuru. Shaka kubwira ngo ugiye kubikora ku mugaragaro. Ugiye kubikora ku manywa y'ihangu. Haleluya. Imana igiye kugaragariza imbaraga zayo muri wowe. Mureke mbabwire. Imana ikigaragariza imbaraga zayo mu muntu wiyemeje. Niwiyemeza kujya mu mwanya wayo, Imana izagaragaza imbaraga zayo muri wowe. Arangije avuga ati jewe Dawidi niyemeje guhagarara mu mwanya w'Imana. Ntizasuzugurwe nkiriho. Arangije hahandi twasomye ndenze ibintu byinshi. Arangije ngo agiye kurwana afashe icyemezo cyo kujya kurwana n'Umufilistiya. Ndashaka kuvuga ngo hari umuntu munini cyane. Uyu Mufilistiya Bibiliya iburyo imuvuga iravuga ngo yari afite uburebure bwa metero 6. Afite ubugari bwa metero 3. Imyenda yambaraga ngo yapimaga shekeli 5,000. Bishatse kuvuga ngo fuso nshyashya ntabwo ari kumushyigura. Nimba umuntu yambara umwenda upima tone 5, akambara ingofero ipima 2,000, akitwaza icumu ripima 500, uyu muntu utabaza umubiri we bishatse kuvuga ngo fuso nshyashya ntabwo ari kumushyigura. Ariko ubunini bwe, haleluya, ubunini bwe yari amahirwe y'umuntu Imana yishe amakuru ye. Shaka ngo ubunini bw'icyo kigeragezo ufite, shatse kubwira ngo niyo mahirwe yawe. We komeza usenga Imana ibwe ngo komeza ubishira amakuru. Nukomeza kuyahisha hari igihe bizasobanuka, bigasobanuka ku manywa y'ihangu. Kuzi cyane ngo ahita amubwira ngo umva, ngo abwira Abuneri umugaba w'ingabo. Marangije aramubaza ngo ase kariya gahungu ni kene nde? Imana iguhishira amakuru. Yaza kumenya amakuru ya Dawidi, akamenya yuko ari buza gutana igihanga cya Goliyati, akamenya yuko abagore bari buza kuvuga ngo Dawidi yishe inzovu, Sawuli yishe ibihumbi. Umva igihanga ari kugikuraho atari yajyayo. Ariko nshimiye Imana igihisha amakuru. Yamara guhisha amakuru ikagendana n'umuntu, yarangiza igatabarana nawe, yarangiza imirimo akoze ikaba ari itangaza amakuru. Imirimo mugiye gukora nigiye gutangaza. Imirimo mugiye gukora bantu ba Kacyiru, imirimo mugiye gukora nigiye kubagaragaza abo muri bo. Mushumba, imirimo igiye gukorwa nigiye kugaragaza abantu abari bo. Nigiye kugaragaza nimba abarahamagawe barasizwe cyangwa barisize. Dawidi narongo yari yarasizwe. Ngo arangije Abuneri ngo arangije atamubwira ngo umva, nukuri kose nta makuru ye na makeya nzi. Arangije ngo ahita amurereta avuga ngo mba ntumutabaho. Nkuko yavuga ngo mbese mba nkubura. Arangije avuga ngo ntabwo muzi. Arangije ngo ahita amuvuga ngo genda unkurikirane amakuru y'uriya muhungu. Shatse kubabwira ngo hari igihe amakuru agiye kwimenyekanisha, ibikorwa bigiye kugaragaza umuntu wari we. Ibikorwa bigiye kugaragaza uri we. Ayiwe, ibikorwa, imirimo yose ukora niyo uzahemberwa. Iwe, imirimo yose ukora niyo uzahemberwa. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ajya ku rugamba, Imana yahishe amakuru ye. Arangije ngo aragenda ahura n'Umufilistiya,
arangije ngo amuca igihanga. Ashimiye Imana ngo akimara kumuca igihanga arangije ngo akizamukana agifashe mu ntoki, ngo akizamukana agifashe mu ntoki. Abagore ngo bariyamira bava mu myobo, abagabo bava mu myobo. Umva ngo arangije arakizamukana. Abuneri ngo amukubise amaso, arangije ngo amufata ukuboko arangije amuga ati ngwino tugende ujye gusobanura uwo uriwe. Ibikorwa ukora, ibikorwa ukora, ibikorwa ukora nshuti zanjye, ibikorwa mukora bizabamenyekanisha muri bo. Mwinginga Imana ikomeze ibahishira amakuru kugeza igihe bigiye gusobanukira. Imana nibahishira amakuru tugiye gusenga Imana, tugiye kubwira Imana ngo Mana duhishira amakuru. Babye Imana ibahishira amakuru, bagaba Imana ibahishira amakuru kugeza ku gihe uzaba uzanye igitangaza amakuru. Dawidi ngo azanye igitangaza amakuru ngo bamushyira Sawuli, bamushyiriye Sawuli. Arangije amwatse harya wa muhungu we uri mwene nde, bitewe nuko yari afite igitangaza amakuru, ngo yari afite igihanga cy'Umufilistiya mu ntoki. Ngo arangije Dawidi ngo arangije amubwira ngo umva, njyewe ndi umuhungu w'umugaragu wawe Yesaya w'i Betelehemu. Njyewe ni jya wa muntu Uwiteka yahishiye amakuru, ayahisha nagiye intama, ayahisha mvuye mu ishyamba. Uwiteka arahisha, ayahisha ngeze mu rugerero. Uwiteka ndi wa muntu Uwiteka yahishiye amakuru w'umuhungu wa Yesaya w'i Betelehemu. Ngo Dawidi arangije icyo gihanga kimuhesha izina. Shatse kubabwira ngo ibyo ukora nibyo bizaguhesha izina. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana yahisha amakuru ya Dawidi iguhishire n'ayawe. Imana yahisha amakuru ya Dawidi kugeza kugeza n'igihanga cy'Umufilistiya. Imana yahisha n'ayawe. Mubyeyi Imana yahisha yawe, mugabo Imana yahisha yawe. Umva mu rugo rwawe yahishe, mu kazi kawe yahishe, aho utuye yahishe, muri business yawe yahishe. Imana iguhisha amakuru, Imana yahishe mu kazi kawe, Imana yahishe ku ishuri, Imana yahishe. Imana iguhisha amakuru. Tugiye gusenga Imana, haguruka tugiye kwinginga Imana mu isengesho, tubigire ngo duhishire amakuru. Haleluya. Imana niguhishira amakuru, niguhishira amakuru. Shatse kukubwira ngo umva, nusoma 18, nusoma 19 umurongo wa 18, iki kintu cy'aya makuru Imana yahishe Sawuli ngo yarakirwanyisha kugeza ku rwego Dawidi avuze ati ibi bintu nta wamenya. Aravuga ati reka sange Samweli, yenda Samweli yambwira inkuru impamvu yabyo. Arangije ngo musanga inayoti Rama, uzasome 18 nawe uzahisomera. Ngo musanga inayoti Rama, Samweli arangije amubwira ati wego mahanga uzarebe intumwa Dawidi Sawuli yatumye kuri Dawidi, nawe ubwa kugeza ku rwego yahagurukiye. Imana ngo irangije bitewe nuko yakomeje kugendisha amakuru ya Dawidi, irangije ngo yambura ubusa Sawuli kumugaragara izuba riva. Ngo arangije ahantu yambaye ubusa kugeza ku rwego abantu bose baje bamuhagarara hejuru. Shatse kubabwira ngo hari ibintu Imana igiye kugaragura, hari ibintu Imana igiye kugaragura, hari ibintu Imana igiye kugaragura muri aya materaniro. Hari ibintu Imana igiye kugaragura. Reka mbabwire mwabarakora mwe, hari ibintu Imana igiye kugaragura. Dusenge twinginga Imana. Imana iguhishira amakuru mubyeyi, mu mama Imana iguhishira amakuru.